I heard a great voice out of heaven saying, Behold, the tabernacle of God is with men. He shall dwell within them, they shall be his people, and Almighty God will be with them. He shall wipe away all tears from their eyes. There shall be no more death, neither sorrow nor crying, and no more pain. The former things are all passed away. He that sat upon the throne said, Behold, I make all things new. He said unto me, Write these words, for they are faithful and true. And it is done. It is done. It is done. It is done. He is the Alpha and Omega, the beginning and the end, the Son of God, the King of Kings, Lord of Lords. He's everything. Messiah, Jehovah, the Prince of Peace is he, the Son of Man, seed of Abraham, second person in the Trinity. He is the Alpha and Omega, the beginning and the end, the Son of God, the King of Kings, Lord of Lords. He's everything. Messiah, Jehovah, the Prince of Peace is he, the Son of Man, seed of Abraham, second person in the Trinity. He is the Alpha and Omega, the beginning and the end, the Son of God, the King of Kings, Lord of Lords. He's everything. Messiah, Jehovah, the Prince of Peace is he, the Son of Man, seed of Abraham, second person in the Trinity. He is the Alpha and Omega, the beginning and the end, the Son of God, the King of Kings, Lord of Lords. He's everything. Messiah, Jehovah, the Prince of Peace is he, the Son of Man, seed of Abraham, second person in the Trinity. He is the Alpha and Omega, the Son of God, the King of Kings, the Messiah, Jehovah, the great I am, seed of Abraham. He is the Alpha and Omega, the beginning and the end, Son of God, King of Kings, the Lord of everything. He is Abaririmbyi barakoze ku ndirimbo nziza iri mu byahishuwe igice cya 21 guhera ku murongo wa 3. Indirimbo yerereza Yesu Kristo, umutwaro ukomeye, umugaba w'ingabo, ndiho, Mesiya, umwana w'Imana, akaba n'urubyaro rwa Aburahamu,
Arufa na Omega, umwami w'abami, umutware w'abatware, kandi umuneshi. Nta rugamba na rumwe yari yigera atsindwa. Nguhaye ikaze mu gice cya 4 ari nacyo gisoza icyigisho twatangiye, intambara hagati y'umwami w'ikusi n'umwami w'ikasikazi. Twarabibonye mu bice byabanje ko iyi ntambara hagati y'umwami w'ikusi n'umwami w'ikasikazi mu by'ukuri ari intambara igendereye gushyira ahagaragara ingengabitekerezo igomba kuyobora isi, ndetse no kwerekana ufite ububasha n'ubuhangange uwo ari we. Ndetse twabonye ko ibihugu bizishyira hamwe bigaha ubwami bw'ubupapa imbaraga n'ubushobozi mu bya politike, ubukungu, igisirikare n'amategeko, igasubirana imbaraga yahoranye yambuwe mu mwaka w'1798. Uyu munsi turasoma muri Daniyeli igice cya 11 umurongo wa 45, ari wo murongo usoza icyo gice. Haravuga ngo azabamba amahema ye y'ubwami hagati y'inyanja n'umusozi wera ufite ubwiza, nyamara azaba ageze ku munsi w'imperuka ye, ntawe uzamuvuna. Mu gice kibanza twabonye ko inkuru zivuye iburasirazuba n'ikasikazi ari ubutumwa bw'abamarayika batatu bwo mu Byahishuwe 14 umurongo wa 6 kugeza wa 12, n'ubutumwa bw'ijwi rirenga buri mu Byahishuwe igice cya 18 umurongo wa 1 kugeza wa 5 uturuka mu ijuru, ari wo muburo uheruka uzabwirwa isi, kandi uyu muburo uzatera uburakari bukomeye umwami w'ikasikazi, ndetse azakoresha imbaraga zose afite kugira ngo arwanye ubu butumwa. Uyu murongo uratubwira ibintu bitatu by'ingenzi. Icya mbere, umwami w'ikasikazi azabamba amahema y'ubwami bwe hagati y'inyanja n'umusozi wera. Icya kabiri, azaba ageze ku mperuka ye. Icya gatatu, ntawe uzamuvuna. None se uku kuri ku mwami w'ikasikazi wari umaze gukomera cyane, mu kanya gato imbehe ikiyubika, bizaba bitewe n'iki? Nk'uko twabibonye, umusozi wera ufite ubwiza ni abantu b'Imana bitondera amategeko yayo kandi bafite guhamya kwa Yesu. Mbere yuko tujya mbere, reka tubanze dusome amagambo Ellen White yanditse mu butumwa bwatoranijwe ku muzingo wa 2, avuga ngo Satani azakora ibitangaza byo kugira ngo ayobye abantu. Azakoraniriza imbaraga ze hamwe ziruta izindi. Itorero rishobora kugaragara nk'iryenda kugwa, nyamara ntiryigera rigwa, rigumaho igihe abanyabyaha bo muri Siyoni bazagosorwa, maze umurama ugakurwa mu ngano nziza. Iki ni ikintu gikomeye kandi kibabaje, nyamara uko byagenda kose kigomba kubaho. Nta bantu bazabaranwa n'indahemuka n'abanyakuri, badafite ikizinga n'icyaha, cyangwa ngo bagire uburiganya mu kanwa kabo, uretse abaneshesheje amaraso y'umwana w'intama n'ijambo ryo guhamya kwabo. Tugomba kwamburwa ubutungane bwacu twihangiye, maze tukambikwa ubutungane bwa Kristo. Mu bice bibanza twabonye ko umuntu ashobora kuba ari mu gihugu gifite ubwiza, nyamara we yanduye, ari umunyabyaha uri Siyoni. Nk'uko tubibonye mu magambo tumaze gusoma, umusozi Siyoni cyangwa umusozi wera ufite ubwiza ni ubwoko bw'Imana bwitondera amategeko yayo kandi bafite guhamya kwa Yesu. None se bite n'inyanja? Twarabibonye ko inyanja ishushanya abantu benshi, ariko reka tuhasome. Ni mu Byahishuwe igice cya 17 umurongo wa 15, havuga ngo nuko arambwira ati, ya mazi wabonye wa maraya yicaraho niyo moko n'amateraniro y'abantu n'amahanga n'indimi. Umwami w'ikasikazi azakoresha imbaraga zose azaba afite kugira ngo atambamire uyu muburo uheruka utagera ku bantu. Muri make azitambika hagati y'abatwaye ubutumwa bwiza n'abagenewe kubwumva. Kandi nanone aha bizagerwaho ku iterabwoba n'akarengane kazaba kagomba kugera ku muntu wese udafite ikimenyetso cy'inyamaswa. Ibi rwose bizakumira abantu benshi mu kwifatanya n'ubwoko bw'Imana kubwo gutinya akarengane ndetse n'urupfu.
muri iki gihe gishishanya bigaragara ko rwose umwami w'ikasikazi atsinze, nibwo ijambo ry'Imana rivuga ko azaba ageze ku munsi w'imperuka ye kandi ntawe uzamuvuna cyangwa uzamutabara. Uku gutungurwa gukomeye kuzagera ku mwami w'ikasikazi kumeze nk'inzozi mbi. Umwanya umwe yari umuntu w'igikomerezwa isi yose hanze amaso kandi ishyigikiye iri inyuma, undi mwanya abantu bose bamuteye umugongo. Mu Byahishuwe igice cya 17 umurongo wa 13 havuga ko abami 10 bazamuha imbaraga. Ku murongo wa 16 hakavuga ngo ya mahembe 10 wabonye n'aya nyamaswa bizanga maraya uwo, bimunyage, bimucuze, birye inyama ze, bimutwika kongoke. Uyu murongo uravuga ko aba bambari be bazamutera umugongo bidasubirwaho, kandi ibi bizaterwa n'ibyago 7 by'imperuka bizasukwa ku isi ngo bihane umwami w'ikasikazi n'abifatanije nawe bose. Mu Byahishuwe 16 umurongo wa 5 kugeza ku wa 7 haravuga ibya marayika wavugaga ku cyago cyahinduye amazi amaraso. Aravuga ngo, numva marayika w'amazi avuga ati, wawera we, uriho kandi wahozeho kandi uzahoraho, uri umukiranutsi kuko ari ko wabitegetse. Bavushije amaraso y'abera n'abahanuzi, nawe ubahaye amaraso ngo abe ariyo banywa, nibyo bibakwiriye. Numva igicaniro kivuga kiti, ye mwami Imana ishobora byose, amateka yawe n'ay'ukuri no gukiranuka. Nubwo ibyago bizagera ku bantu benshi batuye isi, inyamaswa ariyo mwami w'ikasikazi nawe ntibizamusiga amahoro. Mu Byahishuwe 16 umurongo wa 10 n'uwa 11 haravuga ngo, marayika wa 5 asuka urwabya rwe ku ntebe y'ubwami ya ya nyamaswa. Ubwami bwayo bucura umwijima, kuribwa gutuma bahekenya indimi zabo, kandi kuribwa kwabo n'ibisebe byabo bituma batuka Imana nyir'ijuru, ntibihane imirimo yabo. Imana yifuza kurokora abantu benshi ibyo byago. Niyo mpamvu yatanze umuburo mu Byahishuwe 18 umurongo wa 4 n'uwa 5 havuga ngo, numva irindi jwi rivugira mu ijuru riti, bwoko bwanjye nimuwusohokemo kugira ngo mwe gufatanya n'ibyaha byawo, mwe guhabwa no ku byago byawo, kuko ibyaha byabo byarundanijwe bikagera mu ijuru, kandi Imana yibutse gukiranirwa kwawo. Ibi nibyo Daniyeli yeretswe muri Daniyeli 11 umurongo wa 45, ko umwami w'ikasikazi azaba ageze ku mperuka ye kandi ko ntawe uzamuvuna. Imana izarwanira ubwoko bwayo bwayinambyeho mu gihe cy'umubabaro utarigeze kubaho uhereye igihe amahanga yabereyeho kugeza icyo gihe, kuko bahisemo kuyinambaho aho kuyicumuraho, kandi nk'uko bubahishije Imana mu isi, nayo izabubahisha imbere y'abamarayika bera n'imbere y'umwana w'intama. Ndetse umwami w'ikasikazi n'abambari be bazatsindwa bidasubirwaho, kuko akanwa k'Uwiteka ariko kabivuze. Kandi hanyuma y'ibyo Imana izimika ingoma yayo itazahanguka, ishingiye ku gukiranuka n'ukuri. Abana b'Imana ntibakwiye gutinya ibikangisho bya Satani n'umwami w'ikasikazi, kuko ubu buhanuzi busoza Daniyeli yeretswe ko icyo gihe abantu b'Imana bazaba banditswe mu gitabo bazarokorwa, nk'uko tubibona muri Daniyeli igice cya 12 umurongo wa 1. Twabonye ko umwami w'ikasikazi azabangura ukuboko kwe ku gihugu gifite ubwiza, cyangwa ariyo Isirayeli y'umwuka cyangwa ubwoko bw'Imana, ko azabamba amahema ye hagati y'inyanja n'umusozi wera ari wo Siyoni, cyangwa ubwoko bw'Imana bwasigaye bwitondera amategeko y'Imana kandi bafite guhamya kwa Yesu. Nyamara abantu benshi barabaza bati, ariko kuki Abadiventiste b'umunsi wa 7 bakunda kwivuga neza ko ari ubwoko bw'Imana? Mu by'ukuri nk'ukundi kuri kose twabonye, ntabwo ari bo biyita gutyo, ahubwo ni ijambo ry'Imana ribita gutyo. Ndetse ikindi ababaza ibyo birengagiza nuko Imana n'ijambo ryayo nubwo ribita gutyo, nta hantu na hamwe havuga ko kuba muri iryo dini
ari pasipoti yo kujya mu ijuru. Ibyo usabwa kuzuza kugira ngo wemerwe n'Imana nibyo nabo basabwa. Reka twihuse turebe icyo Bibiliya ivuga kuri uyu mugore wo mu Byahishuwe mu gice cya 12 ushushanya itorero ry'Imana, cyane ko mu Byahishuwe igice cya 17 n'icya 18 havuga iby'undi mugore wa maraya ushushanya itorero ry'ubuyobe cyangwa Babuloni. Haravuga ngo, umurongo wa 1 kugeza ku wa 6, ikimenyetso gikomeye kiboneka mu ijuru, mbona umugore wambaye izuba, ukwezi kwari munsi y'ibirenge bye, ku mutwe yambaye ikamba ry'inyenyeri 12, kandi yari atwite. Nuko atakishwa no kuramukwa, ababazwa n'ibise. Mu ijuru haboneka ikindi kimenyetso, mbona ikiyoka kinini gitukura gifite imitwe 7 n'amahembe 10, no ku mitwe yacyo gifite ibisingo 7 crowns. Umurizo wacyo ukurura 1/3 cy'inyenyeri zo mu ijuru, uzijugunya mu isi. Icyo kiyoka gihagarara imbere y'uwo mugore waramukwaga kugira ngo namara kubyara gihere ko kirya umwana we kimutsotsobe. Abyara umwana w'umuhungu uzaragiza amahanga inkoni y'icyuma. Umwana we arasahurwa, ajyanwa ku Mana no ku ntebe yayo. Uwo mugore ahungira mu butayu, aho afite ahantu yiteguriwe n'Imana kugira ngo bamugaburire yo kumara iminsi 1260. Ku murongo wa 1 hatangira havuga ko yambaye izuba, ukwezi n'inyenyeri, kandi ibi biratujyana mu Itangiriro mu gice cya 37, bitwereka inzozi Yosefu yarose mu Itangiriro igice cya 37 umurongo wa 9, ndetse bidashidikanywaho uyu mugore ashushanya ishyanga rya Isirayeli, ari cyo gihugu gifite ubwiza, the glorious land, the holy land na the holy mountain cyangwa Zion. Ku murongo wa 4 ikiyoka cyashakaga guconshomera umwana akivuka. Muri make, urwango ruri hagati y'ikiyoka n'umwana kuruta uko ruri hagati y'ikiyoka n'umugore. Kandi ku murongo wa 5 uwo mwana nta wundi ni Yesu Kristo. Ikiyoka rero ntibyagihiriye, ahubwo umwana w'umuhungu yaratorokeshejwe ajyanwa mu ijuru. Ushobora kwibaza uti, uburakari bwe yabushyize hehe? Yahise ahiga umugore ngo amwice, ndetse ahongera mu butayu igihe kingana n'imyaka 1260. Ikindi ugomba kumenya ni uko iri torero cyangwa uyu mugore ryariho mbere y'uko Yesu avuka, niryo yavukiyemo. Twarigereranya n'isezerano rya kera, kuko niho itorero ryahoraga ryiteguye kuza kwa Mesiya cyangwa umucunguzi, kandi Yesu yavutse mu isezerano rishya. Yesu amaze kujya mu ijuru, ikiyoka cyakoresheje abami bo mu isi mu kurenganya itorero ry'Imana cyangwa umugore, ahongera mu butayu mu gihe Bibiliya ivuga ko kingana n'iminsi 1260. Ushobora kwibaza uti, iki gihe ni ikihe? Reka tujye ku murongo wa 14 w'icyo gice cya 12. Haravuga ngo umugore ahabwa amababa 2 y'ikizu kinini kugira ngo aguruke ahungire mu butayu ahantu he, ahagaburirwa igihe n'ibihe n'igice cy'igihe, arindwi icyo kiyoka serpent. Bibiliya y'Icyongereza ikoresha dragon mu mirongo yabanje, ariko kuri uyu murongo ikoresheje serpent, ari we nzoka cyangwa Satani. Kandi igihe n'ibihe n'igice cy'igihe ni kimwe n'imyaka 1260 mu yindi mvugo ya gihanuzi. Kandi tuzakomeza kwibaza ngo itangira ryari ikarangira ryari. Daniel aradufasha gusubiza iki kibazo muri Daniel igice cya 7 umurongo wa 25, aha tubwira ibikorwa by'agahembe gato. Haravuga ngo niwe uzavuga ibyo kugomera isumba byose, kandi azarenganya abera bisumba byose, azigira inama zo guhindura ibihe n'amategeko, kandi bizarekerwa mu maboko ye kugeza aho igihe n'ibihe n'igice cy'igihe bizashirira. Ndetse mu Byahishuwe 11 umurongo wa 3 haravuga ngo
abahamya banjye babiri nzabaha guhanura, bahanura iminsi 1260 bambaye ibigunira, kandi nibarangiza guhamya kwabo, inyamaswa izazamuka ivuye ikuzimu irwane nabo, ibaneshe, ibice. Mu Burayi ijambo ry'Imana Bibiliya ryaratwitswe, ndetse n'itorero ry'Imana rijya mu karengane mu gihe cyitwa Dark Ages, kandi ibi ni amateka n'abatemera Imana barabihamya. Bidasubirwaho abera bisumba byose cyangwa itorero ry'Imana ryagombaga kurenganywa kandi rigahungira mu butayu ku ngoma y'agahembe gato. Twabonye mu bice bibanza ko ari ingoma ya Roma, kandi rizabikora mu gihe kingana n'iminsi 1260, cyangwa igihe, ibihe n'igice cy'igihe. Umunsi mu buhanuzi uvuga umwaka, nk'uko tubibona mu kubara igice cya 14 umurongo wa 34, no muri Ezekiyeli igice cya 4 umurongo wa 6. Twarabibonye mu bice byabanje ko bidasubirwaho iyi myaka iri hagati y'umwaka wa 538 nyuma ya Kristo kugeza mu mwaka w'1798 nyuma ya Kristo. Kandi n'ibitorero ry'Imana ryari mu butayu muri iyi myaka y'akarengane, ubwo ubupapa buzaba bwambuwe ububasha bwabwo mu 1798, byanze bikunze itorero rizava mu butayu mu bwihisho ryarimo. Kandi bidasubirwaho itorero ry'Imana rigomba kujya ahagaragara mu myaka ya nyuma y'1798, nko muri za 1800, mu mwaka w'1800 rigomba kujya ahagaragara, kuko ntacyo rizaba ryihisha, kuko waritinyishaga azaba yambuwe ububasha bwayo. Kandi n'ijambo ry'Imana ryabivuze ko icyo gihe kizamara iminsi 1260 cyangwa imyaka 1260. Ku murongo wa 15 w'icyo gice cya 12 cy'ibyahishuwe haravuga ngo icyo kiyoka serpent gicira amazi ameze nk'uruzi inyuma y'uwo mugore kugira ngo amutembane, ariko isi, cyangwa mu Bibiliya y'Icyongereza ivuga the earth cyangwa ubutaka, iramutabara, yasamya akanwa kayo imiruruzi cya kiyoka cyaciriye. Ubwo inzoka yashakaga gutsemba itorero ry'Imana, Bibiliya itubwira ahantu hitwa ubutaka, aho itorero ryahungiye. Kandi mu gice gikurikira cya 13 Yohana yeretswe iby'aho hantu. Mu gice cya 13 cy'ibyahishuwe ku murongo wa 11 haravuga ngo nuko mbona indi nyamaswa izamuka iva mu butaka. Iyo yari ifite amahembe abiri nk'ay'umwana w'intama, ivuga nk'ikiyoka. Yohana umuhishuzi yakurikiye uwo mugore aho yahungiye, abona havuye inyamaswa cyangwa igihugu imeze nk'intama ariko ivuga nk'ikiyoka, dragon. Iyo nyamaswa yatangiye ifite imico nk'iya Kristo, ariko iza gusoza ibaye nk'ikiyoka. Kandi ku murongo wa 16 haravuga ngo itera bose, aboroheje n'abakomeye n'abatunzi n'abakene n'ab'umudendezo n'ab'imbata, gushyirwaho ikimenyetso ku kiganza cy'iburyo cyangwa mu ruhanga. Iki gihugu ni igihugu gikomeye, gifite imbaraga z'ubukungu n'igisirikare, mbese igihugu gikomeye mu isi, kivuga rikijyana. Kandi tutagiye mu bintu byinshi, nta kindi gihugu abakristo bahungiyemo akarengane bavuye mu Burayi mu gihe cy'umwijima cyangwa Dark Ages, ahubwo nta kindi ni igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubutaka bushushanya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. None niba umugore cyangwa itorero ry'Imana ryarabonye ubuhungiro muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma y'umwaka w'1798, byanze bikunze urubyaro rw'abasigaye bitondera amategeko y'Imana kandi bafite guhamya kwa Yesu, naho wabashakira nta handi. Ku murongo wa 17 ari nawo twibanzeho muri iki cyigisho haravuga ngo
ikiyoka kirakarira wa mugore, kiragenda ngo kirwanye abo mu rubyaro rwe basigaye bitondera amategeko y'Imana kandi bafite guhamya kwa Yesu. Bibiliya y'Icyongereza ivuga remnant of her seed. Seed y'umugore ivugwa hano ni Yesu Kristo. Ni abantu ba Yesu basigaye bitondera amategeko y'Imana kandi bafite guhamya kwa Yesu. Testimony of Jesus. Kandi nk'uko twabibonye mu Byashuwe 19:10 havuga ko guhamya kwa Yesu, testimony of Jesus, ari umwuka w'ubuhanuzi, cyangwa Yesu ubwe wiyerekana akoresheje umuhanuzi. Nk'uko Isirayeli ya kera yari ikeneye Yohana Batista ngo ababwire ibya Mesiya bari bafite mu bitabo ko azaza, ariko bikabisoba, ni nako Ellen G. White Imana yamukoresheje ngo asubize abantu mu kwiga Bibiliya, abereke Yesu waje bwa mbere, Yesu uzaza bwa kabiri, aje kurokora intore ze no kwima ingoma itazahanguka, ndetse amubwire n'ubuhanuzi bw'igihe cy'imperuka. Muri Yohana igice cya 5:39 haravuga ngo murondora mu byanditswe kuko mwibwira ko muri byo arimo mufite ubugingo buhoraho, kandi ari byo bimpamya. Abahanuzi n'ubuhanuzi nta kindi bibereyeho uretse guhamya Yesu, cyangwa Yesu akihamya akoresheje ubuhanuzi ndetse n'abahanuzi. Itorero ry'Imana ni iryitondera amategeko yayo kandi rifite guhamya kwa Yesu, rikaba rinafite mission yo kugeza ku bantu ubutumwa bw'iteka ryose, ubutumwa bw'abamarayika batatu ndetse n'ubutumwa bw'ijwi rirenga. Kandi mu minsi isoza amateka y'isi, ibi bizatera uburakari ikiyoka, dragon cyangwa Satani, mu bufatanye n'igihugu cya Amerika n'umwami w'ikasikazi ari we Roma y'ubupapa, bongere bahiga umugore nk'uko bamuhize muri Dark Ages. Ariko iki gihe bazahera ku basigaye bo mu rubyaro rwe bitondera amategeko y'Imana kandi bafite guhamya kwa Yesu, nyamara agenda yabo izaba ari yo guhetura isi ngo iramye inyamaswa n'igishushanyo cyayo, ariyo myizerere y'andi madini, abakristo muri rusange ndetse n'abahakana Imana. Kandi umugambi wa Satani ni uwo kwisasira isi n'abayirimo, nk'uko Imana yashakiye ubuhungiro umugore cyangwa itorero mu gihe cy'akarengane, ni nako ibyanditswe byera bivuga ko Imana izamutabara ikamujyana hatazongera kubabara no gupfa ukundi. Kandi si we wenyine, ahubwo ni abantu bose bazifatanya nawe mu kwanga kuramya inyamaswa n'igishushanyo cyayo. Bazahinduka umukumbi umwe kandi bafite umwungeri umwe, ari we Yesu Kristo. Hari igitabo cy'umupayiniya Uriah Smith cyitwa Ubusobanuro bwa Daniyeli n'ibyahishuwe. Kimaze igihe kitari kinini gihinduwe mu Kinyarwanda, ndetse icyo gitabo Ellen White yashishikarije abantu kugisoma kuko cyagejeje abantu benshi ku kuri, kandi n'ubu niko bikimeze. Uretse ko ku mirongo isoza Daniyeli 11 atatanze umucyo wose kuri iyo mirongo, kandi ababwirizabutumwa bagomba kwagura ubwo busobanuro yatanze, cyane cyane ko umwuka w'ubuhanuzi ndetse na Bibiliya bibigaragaza neza. Ubuhanuzi bwa Daniyeli busoza amateka y'isi ni igitabo kibumbye kandi kikabumburirwa mu byahishuwe. Ubusobanuro utumvise neza muri Daniyeli byanze bikunze buba buri mu byahishuwe. Birasaba abantu gusubira mu byanditswe byera bakiga cyane nk'uko abapayiniya bacu babigenzaga. Mu mwaka w'1844 umubwirizabutumwa uzwi ku izina rya William Mireri amaze kwiga ubuhanuzi bwo muri Daniyeli igice cya 8 ku murongo wa 13 n'uwa 14 havuga ngo, nyuma numva wera avuga, maze undi wera abaza uwo wavugaga ati, ibyo byerekanywe by'igitambo gihoraho n'igicumuro kinyagisha bizageza ryari? Ubwo ubuturo bwera n'izo ngabo bizasiribangwa. Aransubiza ati, bizageza iminsi 2300 uko bukeye bukira, nyuma ubuturo bwera buzabone kwezwa. Uyu Mireri
yize ubuhanuzi maze atangaza ko Yesu azagaruka iyi myaka irangiye hagati y'umwaka w'1843 n'1844, ndetse itariki iba Werurwe 21, 1844. Abantu barihana bemera ubwo butumwa. Iyo tariki igeze Yesu ntiyaza. Arongera ati naribeshye gato, ahubwo ni 22 Ukwakira 1844, nabwo Yesu ntiyaza kuri iyo tariki. Abantu bariheba bacika intege n'ibyiringiro, ariko muri uko gutenguhwa gukabije niho havuye itorero ry'Abadiventisti b'umunsi wa karindwi, kandi umwe mu baritangije ariwe Ellen G. White cyangwa Ellen Gould White. Ndetse ashorewe n'umwuka w'Imana yaravuze ati Mireri yari afite ukuri ku byerekeranye n'itariki, ariko afite kwibeshya ku cyagombaga kuba kuri iyo tariki. Ubuturo bwagombaga kwezwa nyuma y'imyaka 2300 ntabwo ari iyi si, ahubwo n'ubuturo bwo mu ijuru. None se mbabaze, ubu wavuga ngo umurimo wa William Mireri ni imfabusa kubera ko yibeshye ku matariki y'ubuhanuzi? Nagira ngo ngutangarize ko metode William Mireri yakoresheje mu kwiga ubuhanuzi ari itorero ry'Abadiventisti b'umunsi wa karindwi rigenderaho. Ibi wabisoma mu gitabo cyitwa Memoires za William Mireri mu gice cya 4, ahavuga principe cyangwa amategeko ngenderwaho yo gusobanura ubuhanuzi. Ndetse mu kinyamakuru Urwibutso n'Integuza cyo kwa 25 Ugushyingo mu 1884 kuri paragrafu ya 23, 24 na 25 tuhasoma aya magambo: abari mu murimo wo kwamamaza ubutumwa bwa marayika wa gatatu bashakashaka mu byanditswe byera bakoresheje uburyo nk'ubw'umubyeyi Mireri yakoresheje. Ndetse yaravuze ati mu gitabo cyitwa Views of the Prophecies and Prophetic Chronology, umubyeyi Mireri atanga amategeko akurikizwa kandi y'ingenzi mu kwiga no gusobanukirwa Bibiliya. Principe ya mbere: ijambo ryose rigomba kugira uruhare rikwiriye ku nsanganyamatsiko yagaragajwe muri Bibiliya. Principe ya kabiri: ibyanditswe byera byose ni ingenzi kandi bishobora gusobanurwa n'umuhate no kwiga byimbitse. Principe ya gatatu: nta kintu na kimwe cyerekanywe muri Bibiliya gishobora guhishwa ku muntu wese usaba afite kwizera kudakebakeba. Principe ya kane: kugira ngo usobanukirwe ihame runaka, shyira hamwe ibyanditswe byera byose bivuga ku nsanganyamatsiko ushaka kumenya, hanyuma ijambo ryose ribe rikoreshwa mu buryo bukwiye umwanya waryo. Kandi niba ushobora gukuramo igitekerezo cyawe kitarimo kuvuguruzanya, nta buyobe waba urimo. Principe ya gatanu: ibyanditswe bigomba kwisobanura ubwabyo kuko ari byo byiyobora. Niba nishingikirije ku busobanuro bw'umwarimu ndetse akagerageza kugenekereza icyo bivuze cyangwa akifuza ko biba bityo kubera imyemerere ye y'idini cyangwa ngo yemerwe nk'umuhanga, ku kugenekereza kwe, ibyifuzo bye, imyemerere ye cyangwa ubwenge bye nibyo byaba binyobora, si Bibiliya. Hanyuma principe ya 11 iravuga ngo imibare cyangwa figures rimwe na rimwe ibifite ubusobanuro bubiri cyangwa bwinshi butandukanye, nk'uko ijambo umunsi rikoreshwa mu buryo bw'imvugo risobanura ibihe bitatu bitandukanye by'igihe. Icya mbere kitagira iherezo cyangwa indefinite, icya kabiri gifite iherezo, icya gatatu reka nsubiremo aya magambo. Imibare figures rimwe na rimwe ibifite ubusobanuro bubiri cyangwa bwinshi butandukanye, nk'uko ijambo umunsi rikoreshwa mu buryo bw'imvugo risobanura ibihe bitatu bitandukanye by'igihe. Icya mbere kitagira iherezo, icya kabiri gifite iherezo aho umunsi ari umwaka, icya gatatu aho umunsi ari nk'imyaka 1000. Ibivuzwe haruguru namwe muri ayo mategeko
kandi mu kwiga Bibiliya kwacu tuzaba tugize neza twese mu gukurikiza ayo mahame yashyizwe ahagaragara. Ibyo ni ibintu byanditswe mu kinyamakuru Urwibutso n'Integuza cy'itorero ry'Abadivantisiti b'umunsi wa karindwi. Aya mahame yo kwiga ubuhanuzi kandi ya Miller arenga 10 wayasanga mu gatabo kitwa Memoire za William Miller, kandi buri hame rifite imirongo yo muri Bibiliya iryemeza. Wahasoma cyangwa ugakora ubushakashatsi nawe ukareba. Ellen White mu ijambo yavugiye ku kigo kimwe cy'amashuri riri mu nyandiko zitwa EGW 1888 Materials ku gice cya 67 haravuga ngo, nizeye ntashidikanya ko Imana yahaye ukuri kw'agaciro mu gihe nyako Elder Jones na Elder Wagner. Ese mbashyira ahantu bafatwa nk'abatagira amakosa? Ese mvuga ko batagira ijambo cyangwa igitekerezo gifite amakosa cyangwa kigomba kugirwaho impaka? Ese niko mvuga? Oya, sinavuga ikintu nk'icyo, kandi sinabivuga ku muntu uwo ari we wese ku isi. Ndetse mu butumwa bwatoranijwe umuzingo wa mbere igice cya 20 arandika ngo, mu bitabo byacu bimwe by'ingenzi byanditswe mu myaka yashize kandi byatumye abantu benshi bagera ku kuri, hashobora kubonekamo ibintu bidakomeye ariko bisaba kwigwaho neza ndetse no gukosorwa. Reka ibintu nk'ibyo byigwe n'abantu bashyiriweho kugenzura buri gihe umurimo w'ibitabo byacu. Reka bene data n'abagurisha ibitabo bacu, abagabura bacu, be gukabiriza ibi bibazo muri ubu buryo, batesha agaciro uruhare ibi bitabo bigira mu gakiza k'abantu. Niba dukwiriye gukora umurimo wo gusuzuguza umurimo w'ibitabo byacu, tuba dutiza umurindi abantu bavuye mu kwizera kandi bakajijisha intekerezo z'abantu bakimara kwakira ubutumwa. Byaba byiza hatabayeho guhindagurika kw'ibitabo byacu mu buryo butari ngombwa. Mu gusoza, reka dusome amagambo ari mu butumwa bwatoranijwe umuzingo wa 2, aho umuja w'Imana agira inama abantu agira ati, umunyazaburi aravuga ati, bahinduye ubusa amategeko yawe, nicyo gituma nkunda ibyo wategetse nkabirutisha izahabu nubwo yaba izahabu nziza. Zaburi 119 umurongo 126 n'127. Iyo abantu biyegereje Yesu, iyo Kristo atuye mu mitima yabo kubwo kwizera, urukundo bakunda amategeko y'Imana rurakura cyane ku gipimo kiruta agasuzuguro abisi bagirira amategeko yera y'Imana. Iki gihe ni iki Sabato nyakuri igomba kubwirwa abantu binyuze mu nyandiko no mu mvugo. Ubwo itegeko rya 4 n'abaryubaha bazasuzugurwa kandi bagateshwa agaciro, abantu b'indahemuka babona ko ari igihe cyo kudahisha ukwizera kwabo, ahubwo ko ari igihe cyo kwerereza amategeko ya Yehova, barambura ibendera ryanditsweho ubutumwa bwa marayika wa 3, amategeko y'Imana no kwizera kwa Yesu. Maze rero singusezeyeho, kuko tuzakomeza kwigana ibyigisho byinshi bitandukanye kandi byiza ukohoraho azadushoboza. Mu gikoni hari ibyo kurya byinshi kandi byiza ndetse n'ibindi bikirimo gutekwa. Naba nkiriho cyangwa narasinziriye, icyo nizera nuko Yesu natunguka ku bicu, abazaba bazutse n'abazaba bakiriho bakunze kuboneka kwe bose, tuzamusanganira mu kirere turirimba indirimbo zo kunesha. Yesu abe hamwe nawe hose, naho butaha. Maranatha.